ndabahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turi bugire umwanya muto w'ijambo tunasenge kandi tubaza gukomeza kumva indirimbo. Ndashaka kubanza kuba intashyo cy'umwe gishize twari dufite umwiherero w'abayobozi b'amatora ya Pentecote duhuriye muri Ukiamuka na amatora ya Pentecote itorero ryacu ayo muri Congo, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani y'Epfo na Ethiopia ndetse n'amatora ya Pentecote yo muri Sweden, muri Norway na Finland. Twagize rero iminsi turi mu masengesho baduhaye intashyo n'umuzakire mu izina rya Kristo Yesu. Kandi ikindi cyiza cyari kirimo nuko twari tumaze iminsi dufite ibiganiro by'ibikorwa dufatanya na Sweden. Muri iyo conference rero ni nabwo twasinye amasezerano cyangwa se ubufatanye na Sweden bw'indi myaka 25 y'ibikorwa tugiye gufatanya mu myaka 25 iri imbere, kandi hari ibikorwa byinshi tuzafatanya. Kanongere nshimira Imana ko mwateguye iki giterane. Buriya ikimana dusaba abayobozi ni ugushyiraho gahunda tukazana abantu, kuko Imana niyo ifite amazi yo kuba. Imana ikabihemburira ikabaha ibyo bakeneye. Mumfashe dushimire ubuyobozi bwa Paruwasi ya Gasave bwateguye iki giterane. Kandi ni igiterane cyo kuvuga ku Mwuka Wera. Kandi iyo bategura igiterane namwe ntimuze ntabwo byari kuryoha. Mureke mushimire aba bose bari hano uyu munsi n'abaje kuva cyatangira. Mureke dukomere Imana amashyi tubashimire. Kandi nanjye nk'umushumba mukuru ndashaka kubashimira mu izina rya Yesu. Ndabizi Yesu aranezerewe. Bigira umuntu muri kumwe ngo Yesu aguhe umugisha ko wumviye ukaza. Twihute dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami niho duhera ibice 19. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 19. Murongo wa 4. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacupa k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Muvuge ngo amen. Gitabo cyo Kuva bice 33 murongo wa 14. Kuri 13. Nuko niba mugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe, kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha. Kandi wibuke yuko ubu ari ubwawe. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko nge n'ubwoko bwawe twakugiraho umugisha n'iki, si ukujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze cyo ndagikora.
kuko wangiyeho umugisha nkakumenya izina. Haleluya. N'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiyeho umugisha nkakumenya izina. Murabyemera dusome n'ahandi? Katujye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 5 murongo wa 4. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakirije ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Mvuge ngo amen. Byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa ibice 2. Makumyabiri n'icyenda. Uyu ni Petero aravuga ngo, bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibya sogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuru be ngabe ari usubira ku ngoma ye, yavugaga ibyo kuza kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ko aterekeye kuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije aribyo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Kuko atari Dawidi wazamutse mu ijuru, ahubwo ubwe yaravuze ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko abo mu muryango wa Isiraheli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu wo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Haleluya. Petero abasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngabone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe impano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi. Mwese muvuge ngo amen. Murongo wa 6 bavuga ngo, kuko mu byanditswe harimo aya magambo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Uvuge ngo amen. Haleluya. Mu mwanya muto nsenga kubw'uyu mwanya Imana yampaye ubutumwa nza kubabwira. Imana ishimwe. Kandi uyu mwanya icyo tugiye kuvuga, turavuga imbaraga z'Umwuka Wera twazivuze muri kino cyumweru, ariko ndavuga imbaraga z'Umwuka Wera zituma dutangira, imbaraga z'Umwuka Wera zituma dukomeza, n'imbaraga z'Umwuka Wera zituma dusoza. Haleluya. Ni imbaraga z'Umwuka Wera zitangiza, zituma dutangira. Yesu ashimwe. Imbaraga z'Umwuka Wera zatangije umurimo, imbaraga z'Umwuka Wera zatangije itorero. Haleluya. Imbaraga z'Umwuka Wera zatangije umuryango wawe, imbaraga z'Umwuka Wera zabitangije. Haleluya. Mbega niba ubona atari imbaraga zawe, akaba atari iz'abantu, ukabona ari imbaraga z'Imana zabitangije, izo mbaraga zifite n'inshingano zituma bikomeza.
haleluya, ariko zinafite n'imbaraga n'inshingano zizatuma bisohoza neza. Yesu ashimwe cyane. Nizo mbaraga tugiye kuvuga ku mwanya muto, ariko cyane ndashaka kugaruka ku mbaraga zijya ziza mu bihe bitandukanye by'umubabaro n'ingorane, ndetse n'iyo twageze ahantu tugira ngo aho tujya ntabwo hagihari. Mbega twageze ahantu twacitse intege, twageze ahantu tugira ngo aho tujya ntabwo hagihari. Izi mbaraga ziracyahari kandi zifite inshingano zo kugira ngo bizarangire neza mu mahoro. Reka ndashaka guhera ku umusozo ushaka guheraho ni uko impamvu tutazakorwa n'isoni, impamvu umurimo Imana yatangije izawusoza neza. Haleluya. Impamvu bya bindi byatangijwe n'imbaraga z'Imana, impamvu itorero ritazakorwa n'isoni ni uko Yesu Kristo yamaze kubwira Data kazabimurikira Data. Yesu yamaze kubwira Data kazabimurikira, na niyo mpamvu hari imbaraga yohereje muri iyi si kugira ngo zibane nawe, zibane natwe. Ziracyatangiza umurimo, ariko zifite inshingano zo kuwurinda no kuwukomeza, kubera ko Yesu ubwe yamaze kubwira Data kazabimurikira. Iyo ni impamvu ikomeye Yesu adashobora kurangara na gato, yamaze kubwira Data kazabimurikira. Rero birashoboka ko ibihe byo kunanirwa no gucika intege, uyu mwanya ndashaka kubwira abantu bagera ahantu, bageze ahantu ukabona urananiwe, ukabona ucitse intege, ukabona ntabwo ubizi niba bizakomeza, ndetse ukibaza niba uzagerayo. Reka mbaza kubwire ngo birashoboka. Mu Cyongereza baravuga ngo it's okay not to be okay. Bega nacagiye wumva wacitse intege, wananiwe, wasanga n'uyu munsi waje waba umaze ibyumweru utagerayo, wibaza niba uzabikomeza. Wasanga n'uyu munsi washatse iniforume yo kuzana. Kubera iki? Waba ukibaza ngo ariko ibintu uzabiguma. Eliya twasomye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, tuvuga ku muhanuzi Eliya, umukozi w'Imana Eliya, umuhanuzi wakoze ibintu bikomeye cyane. Ariko igice twasomye ni igice kivuga ibyo kunanirwa kwe, ageze ahantu ngabona bitagishoboka, ngabwira Imana ataho bigeze, rero sezerera umugaragu, twara ubugingo bwanjye kubera ko ndabona bitagikomeje. Ndabona bitageze gute? Ndabona bitagize gute? Muri kumwe mubwire ngo Imana yatangiranye nawe, imbaraga zatangije ni imbaraga zituma tunakomeza. Iyi si yo irimo ibicantege. Muri mwe yavuze ngo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, ngo umwijima ngo gituma tutareba ngo imbere iyo tujya. Kubera iki? Kubera ko iyi Imana iduhamagara, itubwira ngo ndaguhamagaye, ngwino mu murimo, ngwino uhorere, ndaguhamagaye, ikakubwira ariko ujyanye. Iyo uciye uwo mwanya ubyitegereza, ubona ari ahantu hatagira ingorane. Ni nako byagendeye Mose. Imana imubwiye ngo ngwino ujye kubakurayo. Mose abaza Imana ati ariko ni iki koko kizemeza ko agombiye kujya kubakurayo? Imana iramubwira ngo ikizabyemeza ni uko bazagerayo. Muzi ikintu kidukomerera ni uko Imana ntigitubwira ibyo tuzahura nabyo. Haleluya, haleluya. Imana ntigitubwira iki? Mbega ibyo tuzahura nabyo, itubwira gusigereza uko ubishaka. Yambwira ati ikizemeza ko ari njyewe rero ubahamagaye ni uko bazagerayo. Ikizemeza ko ari njyewe ni uko ariko muri rwa rugendo iyo butangiye biba bimeze nubwo turi ku gisozi turabyumva. Iyo umuntu ahagaze hano ku gisozi areba hari mu musozi hakurya ari hehe, ni areba Kacyiru, abona ari ahantu hafi cyane, ndetse hari n'igihe ubona wahamagarayo
mbega ubona biri hafi biteganye. Iyo uhagaze ku musozi umwe ureba ku musozi wo hakurya, nkatwe twakuranga b'imisozi, ubona ku musozi wo hakurya ari hafi, hari n'igihe abantu bagara ku musozi bakavugana. N'Imana iguhagurutsa, n'Imana ikubwira, n'Imana ubwo muri mutangire. Iyo itangiza uyu murimo, iyo itangiza, abantu babona bimeze nko guhagarara ku musozi ureba hakurya. Ariko ndaza kubabwira impamvu Yesu yasenze muri Yohana 17. Ariko iyo utangiye kumanuka uva hano ujya Kacyiru ntabwo basimbuka. Sibyo? Uyu munsi ndavugana n'abapantekote, ndavugana n'abantu bari mu murimo. Haleluya. Mbega hari igihe bakuzana mu byakora, bakuzana muri ukabona ko yambaye uniforme gusa ukajya ngo basimbutse. Ariko iyo utangiye kumanuka ujya ku musozi wo hakurya ntibasimbuka, baramanuka. Yego. Umva mubwire, ushobora kuba ugeze ahantu utangiye gushidikanya niba ari Imana yabikubwiye, niba ari Imana yavuze, niba ariko umva impamvu ni ukuri kumanuka. Baramanuka, hakaba n'igihe bagenda bakisanga bageze hasi. Wabuze ko ukumanuka ujya hasi ni kugera ahantu utabona aho wahereye, ntubone n'aho uri kujya. Ndashaka kubabwira umumaro w'Umwuka Wera muri rwa rugendo tugenda. Ni kugera ahantu umanuka ntubone aho wahereye, ndetse n'aho ujya ntuhabone, noneho bikagera n'ahantu ugera ahantu, iyo ugeze hasi ugera ahantu habazangira mu bande, wajya uvuga ukumva ijwi riragarutse. Wanatabaza wavuga ati ndapfuye we, kumva ijwi wacu wapfuye we. Wavuga ati ndananiwe we, tuwananiwe. Mbega ukajya wumva amajwi agaruka, amajwi. Aha rero Eliya ahageze araryama, aravuga ngo icyabimara. Ariko Imana ishimwe yatangije umurimo. Imana yaguhamagaye. Umva impamvu utashize mu mwuka, impamvu wageze no ku rwego ukavuga ngo aho bigereye noneho ndabishingira ndagenda. Impamvu Imana ikujijisha ikakujyana nko mu giterane, umuntu yagutwara akakubura kubera iki? Igacyashaka uburyo kujyana buhoro, kuko ifite gahunda yo kuzakugezayo. Yesu ashimwe cyane. Ngo marayika w'Imana araza, Umwuka Wera rero ajyaza tugeze hahandi no mu kabande ajyaza. Uzi impamvu? We aracara ahantu areba aho wavuye n'aho ujya. Haleluya. Ngaraza asanga Eliya, ngaramukomanga, aramubwira ati uri mu bihe biganiro? Ati cyabimara ngwino munyice. Eliya agiye kubona ngo bashakire undi bose. Ntabwo rimwe mbega ngo bashakire undi bose. Ngo marayika yongera abona yasinze, yongera aramukomanga, aramuterega. Urugendo ruri imbere yawe rurakomeye, rwagukomerera ukomeje kwibera mu bya kera. Umatorero ry'Imana aho tujya harasaba ko abantu babyuka bakarya. Ndashaka kubasaba umugisha mwebwe mwaje muri iyi minsi, kandi Umwuka yakomeza abagaburire, abaha ibyo kurya n'ibyo kunywa bituma mukomeza urugendo. Imana ishimwe. Ngarabyuka ararya ngaranywa, ngamaze kurya no kunywa ngagenda iminsi 40 ngiyona. Iyi minsi 40 yavugaga iminsi y'ubutayu, yavugaga iminsi yo yasuraga urugendo rw'umukristo tukiri muri iyi si, kuko isi tunyuramo imeze nk'ubutayu. Ariko nidukomeza kubana na Mwuka Wera azajya duha amazi yo kunywa muri bwa butayu. N'Umwuka Wera rero utuma dutangira, ariko ikindi ajya tuba tunakomeza urugendo. Niyo tunaniwe, niyo twacitse intege, niyo twageze mu kabande twumva zangira mu bande, ajyaza bakavuga mu ijwi rituje, akakubwira ngo nubwo utahabona harahari, nubwo utakibyumva ariko birumvikana, nubwo
ntabwo binanije, nubwo babihiwe ariko biracyari cyose. Yarangiza akagwa ku mutsima, akagwa no ku mazi, ngo maze ugakomeza urugendo. Ngiyo ndagara agenda ngo yisanga ageze ku musozi w'Uwiteka, Umwuka Wera azatuma tugerayo. Haleluya. Mose twavuzeho yasabye Imana, aramubwira ati ariko ubu kunyohereje tuhajyana namwe, kubera ko yarazi ko aho bamwohereje hari ingabo zikomeye zo muri Egiputa, hari Farawo, hari imico itandukanye. None hafi nyemerera tujyane, nyemerera tugendane. Noneho ngakomeje gusaba Imana, akomeje kwinginga Imana, ngo Imana iramubwira ati ubwo noneho wangiyeho umugisha, nkaba naramenye izina ryawe, ikintu usabye ndagikora, njyewe ubwanjye nzajyana nawe, kandi icyo nzakora nzagira gute? Nzakuruhura. Kambabaza Imana mbe nzakuruhura, biba bivuze iki? Bati nzajyana nawe muruhure, biba bivuze iki? Biravuze ngo rero bizakunaniza. Ati ariko nzagira gute? Muzi impamvu tutananirwa si uko bitaruhije, ariko turi kumwe n'uturuhuko. Haleluya. Kubera ko Yesu muri Yohana 17 yasengeye itorero, yasengeye abizera. Buriya ikintu Yesu atasengeye ntabwo yasengeye isi. Narimo mbisi ntiyakizwa. Mbega isi ntiyakizwa kukugira nabi, ntiyabikizwa. Ntabwo isi yabura ibikurya, ntabwo byabura, ntabwo yabura n'imiyaga, uko byagenda kose ntibyabura. Na Yesu ntiyayisengeye. Nusome Yohana 17 yaravuze ngo ntabwo nsengeye ab'isi, ati nsengeye abangaba ngo n'abandi bazanyizera. Umva torero, uri ikintu gituma dukomeza tugasengera. Uriya hantu bigira amasengesho ntakore, hagasigara Yesu gusa. Ayo yasenze cya gihe nayo yagisenga, ngo kuko yicaye iburyo bwa Data agira gute? Hari ahantu bigira amasengesho ngo ntari gukora. Niyo ugeze aho ngaho batari gukora, aya Yesu arakora. Yesu yasenze isengesho. Buriya Yesu yasengaga buri munsi, ariko muri Yohana 17 yasenze isengesho baranaryandika. Yasengeye abizera, abigishwa, asenyewe n'abandi bazizera. Niba n'uyu munsi wa none nawe ubwawe uza kwizera, Yesu yaragusengeye. Aravuga ati ntabwo nsenze ngo bakure mu isi. Kubera iki? Ari gusenga ku isi ari mbi, ayisizemo abantu be, ayisizemo itorero. Aravuga impamvu basengeye rero ngo ni ukugira ngo ibyo bazahura nabyo byose ntibazabure umunezero. Bazagira umunezero wanjye ndawubahaye kandi ube mwinshi. Umva ikizakubwira ko Umwuka Wera muri kumwe, nuko ibyo uzanyuramo byose uzagira umunezero. Umunezero wanjye ndawubahaye. Rero Mose asaba Imana ko bajyana. Imana yabwatumva ngo ndabyemeye, njyewe ubwanjye nzajyana nawe kandi nzakuruhura. Ntabwo Mose yarazi ibintu bazahura nabyo, gusa yarazi ko afite inkoni, arayijyana, aragenda. Ndavuga ahantu habiri, mu hantu henshi habiri nshaka kuvuga. Ni mu gihe ageze imbere ya Farawo akambwira ati ariko ni iki cyanyemeza ko Imana igutumye? Ni iki cyabinyemeza iyo Mana kikanyemeza ko Imana igutumye? Noneho Mose ngashyira inkoni hasi, gashyize inkoni hasi, ngabona ihindutse iki? Inzoka. Abonya mbega nicyo kintu gikomeye Mose yarakoze. Abona hindutse inzoka mu mutima wa Mose. Aravuga ati ibi none urabyemera Farawo? Ati ngo Farawo ibi urabyemera? Agiye kubona Farawo yagabyemeye, abona arasetse. Arambwira ati ibi ngibi ukoze nanjye mfite ababikora ndetse benshi. Ngahamagara abakonikoni ngabazana, ngo bageze imbere ya Farawo, ngo barebye ya nzoka, ngo nabo barangije bakora izindi nzoka. Hari ikintu nibaza. Petero yanditse aravuga ngo ndashiriwe muri Siyoni uryizera. Katugereze cyubahiro Yesu. Haleluya.
ariko n'imbaraga zituma dukomeza iyo twageze ahantu tunanirwa. Ikindi gihe ngo bagera ku nyanja, bageze ku nyanja ngo Mose yitegereje ngabona inyuma yabo, abona n'ingabo za Farawo, abona amagare menshi, ngarebye imbere ngabona n'inyanja, ngarebye impande abona n'imisozi. Ngo maze ngo Mose atangira gutaka, yumva ijwi rimubwira ngo Mose n'iki gitumye ntakira. Ariko kababwire nta cyari gihari koko. Ngako namwe mwishe umutima wa Mose nta cyari gihari koko. Ariko Imana ibwira Mose ati Mose n'iki gitumye untakira. Iramubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze kubagire gute, bakomeze bagende. Uzi ko abimubwiye inyanja igihari. Ni Imana itangira kandi igatuma dukomeza. Haleluya. Ni Imana itangira, Imana yaduhagurukijeyo, Imana yatangiranye natwe, Imana yaguhamagaye. Umva nkubwire, nimubona n'urugo rwawe rusenyuka uyu munsi wagara umugemo, Imana yarutangije niyo yatuma mukomeza. Imana itangira ariko inatubwira ngo komeza ugende, komeza ugende, komeza ugende. Ngo maze ngo Mose araza atanga oda yo gukomeza kugenda, arajya ashira inkoni hejuru y'inyanja. Wabuzi ko yakigumayo ntabwo inyanja yugabanyukamo kabiri. Mbega hari igihe wowe ushaka ko Imana ibanza kubikora ubone kugenda. Oya, hari ushaka Imana ibanza niba ubonye ikimenyetso ni ikihe uko bazagera. Mbega wakagira ikimenyetso n'ukinini haumva. Hari igihe Imana ishaka ko ugenda ukora, wakavuga ariko Mwana banzumye ikimenyetso, ariko ikimenyetso nta kindi nuko wizera Yesu yatumye ugakomeza ukagenda. Ndashaka gusomeza kubigishwa. Twasomye muri Luka ibice 5. Muri iki gice ni igihe bari baraye baruba, ijoro ryose buracya nta kintu bagize gute, nta kintu bafashe. Ngo bigira mu gitondo n'usoma ngo wa kabiri ngo yasanze ngo bari koza inshundura, ngo n'ubundi bitahire kuko ntacyo bagize gute, ntacyo babonye. Ngo maze aba bantu Yesu abasanze ahantu bacitse intege, bananiwe, babona byanze, yewe nta byiringiro babona. None arababwira ati rero, abwira Petero ati rero nimuze mwongere mujye kujugunya mu nshundura. Mose nako Petero amubwira ati ariko databuja ngo twabigenje gute? Amubwira ati twakesheje, ukubona twakesheje ijoro ryose turoba, kandi ndetse ntabwo wabuze gukesha gusa, baravuze ngo twakoze cyane. Databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe. Twakesheje ijoro ryose tugira gute? Kamubwire, wasanga warakoze amajoro menshi bikanga, warakoze cyane bikanga. Burya hari igihe usanga abantu bari kubwira umuntu atari kubera muntu buriya ibyo bimeze gute. Buriya rwose wakisubira bagasanga nta kutagize, wabyutse kare, washatse agataro, mbega nta kutagenje, ariko bikanga. Sibyo, abantu byanze birashoboka. Kandi ukavuga ati ariko se ibunyanaka narabikoze birakunda, ariko kwikiga byanze ko birashoboka. Kavuga ati mu myaka 5 ishize byarakunze, noneho ukavuga ati ariko se umugore nazanye wankasiriye, umugabo nashatse wanteje umwaka, wanteje inyatsi. Mbega utangira umva si umugore rwose, si umugabo washatse, ukavuga ati use nuko ntuye muri quartier yabakamuki ikada bababeshera, urababeshera. Urababeshera rwose birashoboka. Nta Yesu asanga ngo
bakoze ijoro ryose ndetse bakoze cyane, ariko umva ikintu bamutegereje ni kimwe, ni uko Yesu abivugaho gusa. Haleluya! Ikintu bamutegereje ni kimwe, ni uko Yesu abitangiza, ni uko Yesu ajya muri uwo mushinga akabitangiza, kuko nabitangiza ntabwo ari ngombwa ko biba ari nijoro no ku manywa bafiyaza. Haleluya! Petero aravuga ati, nakunze umurongo yavuze, aravuga ngo ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Ariko kuko ugize gute? Mbega mu yandi magambo avuga ibyacu byo twabikoze byanze, ariko kuko ubivuze reka ngiye gute? Kabubwira uyu munsi hari umwuka wera utuma bitangira, maze bikagera. Ikibazo ni uko washatse kubitangiza mu mbaraga zawe, ariko imbaraga zawe ntizabikora. Bwira Yesu tuwabivuzeho. Haleluya! Mubwire ngo wabivuzeho, mubwire ngo wabikozeho, mubwire ngo wagize icyo bivugaho, mubwire ngo wabikozeho, kuko Yesu abivuzeho hari ikintu gikomeye. Nuko ibintu byose by'ubushe Yesu avuze biremera. Ibintu byose uretse tuvuga ikintu cyose kigira izina, ariko kigira n'amatwi yo kumva Yesu yavuze. Bivuze ubwo zihamagaye ziraza ngo kandi mubajwe n'ushurura ngo bahita bafata amafi menshi cyane, ngo barikanga barahamagarana. Reka nsoze, ndashaka kuvuga ibintu bisoza. Ni nabyo byabaye kuri Pentekote, ngo Yesu Kristo umunsi yamanuraga umwuka wera, izi mbaraga zimanutse zatinye ba Petero bavuga ubutumwa, bakora umurimo. Babandi bari abanyabwoba baratinyuka bavuga Yesu. Twavuze ngo umwuka yatuma dutangira, anatuma dukomeza. Umwuka ataraza byageze ahantu abigishwa umurimo barawureka. Yesu apfuye ku musaraba barahunze bariruka, ariko umwuka wera aje ku munsi wa Pentekote bakomeje umurimo. Barasohotse bava mu cyumba cyo hejuru, batangira kubwira abantu bari mu murwa bose ngo baze, ngo barabahamiriza, baravuga ngo wa Yesu mwishe mukamubamba, ntabwo yagumye ikuzimu, ngo Imana yaramuzuye, ngo yamuzamuye mu ijuru, ngo kandi yamugize ukomeye, yamugize na Kristo, ngo abantu bose babimenye, ngo bakomeza kuvuga amagambo yo guhamya Yesu, ngo maze abantu bose ngo bumve uko guhamya, ngo ayo magambo ngo abacumita mu mitima. Barabaza ngo mbese bagabo bene data, ngo twebwe twabigenza gute? Ngo Petero aravuga ngo icyo mwakora nta kindi, ni mwihane ibyaha byawe, ni mwihane ibyaha. Umva ikizababwira ko umwuka wera hari, izi mbaraga zihari, ni uko abantu bashaka kwihana ibyaha. Iyo izi mbaraga zidahari, abantu bashaka ibitangaza, ariko iyo zaje bashaka kwihana ibyaha, kandi barabishobora. Ntabwo mbega uriya iyo umwuka adahari abantu bararondorwa, ariko iyo umwuka ahari yemeza abantu iby'ibyaha, akabatera n'imbaraga zo kwihana. Nta barondozi bajemo, nta bantu bakugezeho ngo babikubwire. Kubera iki? Umwuka wera avugana nawe bwite mu rurimi wumva, akagusobanurira, akagutera imbaraga zihana. Nta bantu baguhagurukije wowe ukavuga ngo kino giterane ntabwo kirangira ntihane, maze ugahaguruka. Ni nabyo byabaye muri Luka, ngo Simoni Petero ngabibonye atyo yikubita imbere ya Yesu ati, va hano ndi databuja, kuko ndi iki? Kuko ndi umunyabyaha. Umva ikikubwira ko izi mbaraga zaje gutangiza umurimo, mbere yuko zikora ibitangaza ziwukomeza, n'imbaraga zizatuma tugerayo. Ariko icyerekana ko izi mbaraga zihari nuko abari mu murimo bari bahenanye, baracitse intege, bahaguruka bakagenda. Kandi abasubira mu byaha n'abatarakizwa, nuko bazumvishe bashyira ikiganza hejuru, bakaba nka Petero, bakavuga ngo njyewe ndi umunyabyaha. Ntabwo Yesu yigeze avuga ati Petero waraguye, oya,
ahubwo abonye ibyo Yesu akoze aravuga ati Yesu we njyewe ndi umunyabyaha. Ndongera mbabwire impamvu tutazakorwa n'isoni. Yesu yamaze kubwira data kwitora azabitwara. Rero impamvu Yesu atarangara, haleluya, ni impamvu Yesu atarangara, yamaze kubwira data arambwira ati ndabacunguye, ati kandi bose nabacunguye keretse abana bakurimo, ngiye gutegura aho muzaba, nzagaruka mbajyane gahunda namwe. Umva impamvu yohereje umwuka wera, nuko yavuze ngo aba bantu bakeneye umufasha wo kubana nabo. Niyo mpamvu uyu mwuka wera aba ari hafi yacu. Niyo twageze mu kabande ajyaza akagukomanga akakubwira ngo mfasha nubwo utakibibona ariko birahari. Umva nubwo ucitse intege winanirwa, imbere harahari. Akakubwira ngo ni umusozi usubira imbere yawe ariko inyuma yawo hari. Wewe msikavuze mu Mana y'ukuri komeza kunyura, ucishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Aba umwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ngo ndetse byabasha no kungeza no mu rupfu vuba. Ababo muri isi wuzi umuhoro n'amahane, ngicyo nkeneye cyose simbega ko nyibona, atari ko hari ikintu nzi. Hari umunsi umwe, hari igihe kimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, Imana ishimwe kubw'umwuka wera ujya utuma dutangira ariko akanaza akabana natwe, twananiwe akadufata ukuboko ngo dukomeze urugendo. Ndashaka gusengera umuntu waba wacitse intege akananirwa, kuko wisanze unaniwe mu kabande, wumvise amajwi menshi, wumva ibiguca intege, wumva ibikunaniza, ndetse bimwe bigaturuka muri wowe ukumva urananiwe rwose, ukumva amajwi menshi yo kugusubiza inyuma. Uyu munsi w'iki giterane ni umunsi tugusabira imbaraga zikubwira ngo komeza urugendo. Nubwo wisanze ugeze aho ngaho ariko ibyo Imana yavuze birahari. Mbese hari umugambi w'ikiganza turi gusengera ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni abantu bananiwe, ni abantu bageze ahantu ukumva bacika intege, ukumva imbaraga zirashize, ukumva uraryamye, ukumva ububyutse burashize, ukumva imbaraga zo kugenda zirashize, imbaraga zo gukomeza zirashize, ukumva biranze. Ariko uyu munsi Imana ikaba yakuzanye muri kino giterane, umwuka wera wasanze Eliya ukamubwira ngo komeza urugendo wacyahari. Umwuka wera, umwuka wabanye n'Abisiraheli mu rugendo, umwuka wabanye n'abigishwa, umwuka wabanye na Yesu. Igihe kimwe ngo Yesu ari mu gashyamba asenga, imbaraga ziri inyuma gusa, ariko imbere waragiye, warananiwe, waracitse intege, wumva byaranze. Ariko uyu munsi izi ni imbaraga zikubwira ngo haguruka, byuka urye, byuka unywe, kuko urugendo ruracyahari. Mu izina rya Yesu ndagusengeye ngo uhaguruke ukomeze urugendo kugira ngo ugere ku musozi w'Uwiteka. Hari ahantu Uwiteka yaguteguriye, hari ashaka kukugeza. Gira umwami Yesu mu mbaraga we, mbaraga watanze zo gutuma dukomeza aho twananiwe ni henshi, ariko mu rwego rwo gukomeza urugendo. Mwe mwarambuye ibiganza, Yesu abaha umugisha, Yesu amushye mu mwambi ibiganza. Uwo bishobokera zihari imbere kugira ngo tumusengere. Umuntu wese umva uko wananiwe, wacitse intege, ndetse ukumva ugeze igihe wumva mu mutima ijwi kugira ngo wabiretse, wabivuyemo, wasubiyeyo, uracyari mu biki, ngwino bikubita imbere ye. Muri byo yavuze ngo ngwino ku birenge by'Umukiza, ngwino ku birenge by'Umukiza. Mubwiye ngo niwe mutanga bugingo, we muhesha bugingo, we nyiri ubuntu bwinshi, we nyiri imbabazi nyinshi. Mubwiye ngo ngirira impuhwe, mubwiye ngo bugingo we ngirira impuhwe, ngirira impuhwe. Wongera unyuzuza umunezero, wongera unyuzuza ibyiringiro, wongera unyuzuza ubuzima bushya, unyuzuza imbaraga nshya, unyuzuza ibyiringiro bishya, unyuzuza umunezero w'agakiza kawe, unyuzuza umunezero w'agakiza kawe, unyuzuza amahoro, unyuzuza urukundo, wongera unyuzuza urukundo rw'umurimo, maze wongera ukorera Imana. Kadukomere Imana amashyi tuyishimire kubwaba. Warinzi bacabazana imbere mu gihe tugiye gusenga. Ukomeze uze hano hejuru mwaza mukapfukama. Mbega uzi ubw'umwami Yesu ngo ndashaka kongera kubyuka, ndashaka kongera gukomeza urugendo,
ndashaka kunza umunezero, ndashaka ibihe by'ubusabane nawe, ndashaka gukomeza urugendo, ndashaka kubyukaho maze iminsi ndyamye, ndashaka guhaguruka ngakomeza, ndashaka kongera kumva umunezero, ndashaka imbaraga zawe zongere zinyuzure. Oh Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Abantu babishoboye tugiye gusenga turambuye ibiganza. N'umwuka wera n'imbaraga zituma dutangira, ariko n'imbaraga zituma dukomeza iyo twageze aho tunaniwe, iyo twageze aho turushye. N'imbaraga zituma dukomeza urugendo, zituma tugenda, zituma tubyuka tukagenda kandi tukagera ku musozi w'Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugiye kwanga Imana y'ukuri, ukomeze kunyobora. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba, kubaho ntagufite, kubaho numva naniwe, kubaho numva ndushye. Waba mu rusengero, waba mu murimo, waririmba, wasenga, yewe nta byago runaka wagiyemo n'abantu babibone, ariko imbere mu mutima waracogoye, warananiwe. Na niyo mpamvu uyu mwuka wera ujye utubyuza tugakomeza. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo, maze wakira imbaraga z'Imana zituma ukomeza urugendo. Oh, hallelujah.
twaje mukayama bagufasha mu rugendo bana baduhamagaye watekereje ko turaba kwizerwa baduhamagara nubwo tunyura mu butayu nubwo tunyura mu nzira zikakaye ariko Uwiteka ushime nuko uri kumwe natwe ushime yuko utazadusiga ushime yuko utazaduhana shima mwami Yesu tuzatumurikira Imana Data shima mwami Yesu tuzatumurikira Imana Data shima mwami Yesu tuzatuyobora korera muzamu yatangije umubwiza muri twebwe ntizamurangiza turagushima kutadutangiza umwamuzige mu nzira turagushima kutadutanga proje musige mu nzira umurimo wose batangiye uzawurangiza umurimo watangiye wose uzawurangiza nubwo duhura n'ibikomeye mu rugendo nubwo duhura n'ubutayu hakabaho gucika intege ariko ntabwo uzadusiga ntabwo uzatureka niyo mpamvu uzabazana natwe bashiki bacu batangiye urugendo ariko mu rugendo harimo ibirusha mu rugendo harimo ibinaniza mu rugendo harimo ibitera ubwoba mu rugendo harimo ubutayu bukakaye harimo ubutaka bukakaye harimo ubutaka bugoranye ariko turasezerana ongera ubohereza umwuka wera ongera ubohereza ijambo ongera ubohereza amazi yo kunywa ongera ubohereza Eliya wamukoresheje ibikomeye mu gihe gikomeye wamukoresheje ibikomeye mu gihe cye ariko igihe kirahageze arananirwa acika intege ariheba yumva kumva icyaka biba bafite arumva yakwibwira yishiriza ishamba ariko ushime wohereje amazi wohereje ubuzima uravuga ngo nanjye kandi ngo namwe urugendo ruracyari rurerure turagushima kuko ukicohereza umutima turagushima yuko ukicohereza amazi Yesu Kristo urakoze ko biriya byose byabateraga ubwoba biriya byose byakosomezayo urakoze kubicira inzira urakoze kubitegereje urakoze umwami wacu Yesu Kristo amen uko tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro urwo rugendo kandi azatugeza hejuru dusenge Imana mweguke hanyuma tubasengere Imana. Mwami Imana ishobora byose mu izina rya Kristo mwami uyu munsi tugushimiye cyane kuko hariho tugaburiye ijambo ryawe kandi abantu bamaze kuryumva baranaryumviye kuko warabivuze uzaryumva akaryumvira azakigezeyo mu gihugu abantu bamaze kwisubiramo nta mwana w'ikirara ngo ni uko abona ko yacumuye rwose yongera asubira kwa se aravuga ati naracumuye ni uko rero nawe byumvisemo baje kwihana ibyaha bakoze ubwo ijambo ryari ryavuze ubwo ryabacumitaga mu mitima Petero amaze kwigisha abantu bose
kubw'ibyo rero ndagushimiye kuri Imana ibabarira, ndagushimiye kuri Imana yumvise, ndagushimiye kuri Imana igira neza, kandi ndakemera kubabarira buzuza imbaraga z'umwuka wera, ubuhe imbaraga zo kongera gusubira mu byaha ukundi, wemerera ubuntu bwawe n'urukundo rwawe manukire kuri bo, bamaze zawe n'ubuntu bwawe bibakure mu izina rya Yesu. Wibaga ntakongere kwiba, wasambanaga ntakongere, wagira urugomo ntakongere, mu izina rya Yesu. Twirukanye imbaraga mbi zose zabatezaga ibyaha, mu izina rya Yesu. Berete bandike imyambaro myiza, bavane n'imyambaro y'ubushwambagara. Dusengere kandi n'abandi bari mu iteraniro batabashe kuza kubw'ubwoba, umutima ukaba uhagazemo, turabasegeye mu mbaraga za Kristo Yesu. Twirukanye imbaraga ziteza ibyaha, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, mu izina rya Yesu. Turabashinganishije, duhamagaye ijuru, duhamagaye ubwami, tugushimiye kuko uzi ibintu bitangaza. Saba gusa dusengeye n'abandi bari mu makaritsiye, n'abandi bari mu ngo zabo, n'abandi batagiterana, abasubiye inyuma, abatagendera igaburo ryera, turabasengeye. Imbaraga ze zengura zibikore. Turagushimiye kuri Imana ibikoze, tugukomeye amashyi tuguvugirije impundu. Imana y'ubukomeye amashyi, Imana ibabariye, Imana ikoze imirimo, kugeza ku gico, mu izina rya Data kugeza ku Mwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Vuga ngo tuyoborwa nawe azatugeza mu ijuru amahoro, azatugeza y'amahoro. Twavuze ngo imbaraga zituma dutangira, ariko zinatuma dukomeza, ariko zizanatuma turangiza. Haleluya. Kureba umuntu umwe mwegeranye. Haleluya. Niba umuntu uri kumutanga izina rye uri mubaza, kuko izina rye ugiye kubivuga imbere ya Data. Niba utazi izina rye mubaza amazina ye. Haleluya. Impamvu kandi tuza tugiye gusaba amazina ye, ugiye kumusengera kugira ngo ibintu byose byari bimugose byari kuzamunaniza kugerayo, Imana uw'imbaraga zizatuma asoza neza. Imana ishimwe. Hariho ibintu namenye iyo dusenga tuba tuvuga amagambo, ariko Imana iyo igiye gusubiza ibyo twasabye ikora ibintu bifatika by'imbaraga. Umva ikindi kintu, haleluya, birashoboka ko uwo muntu ufashe izina rye barivuze mu yindi nama,
hari abantu bicaye baraganira, hari inama yabaye baravugaho ndetse barigiraho imigambi mibi, ariko uyu mwanya tugiye kubivuga imbere ya Data, imbere ya Kristo, imbere y'Imana ifite ububasha bujya buhindura ibintu byose byavuzwe maze ikarema ibindi bishya. Niyo mpamvu niba yitwa Emmanuel, niba yitwa Mariya, niba yitwa Mariko, izina rye tugiye kubivuga imbere ya Data. Haleluya. Hari ikindi namenye mu butumwa bwiza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Munyikirize Yesu ashimwe. Imana igikora ibintu bingana no kwizera kwacu. Birashoboka ko umuntu ufashe ikiganza hari ibintu byanze kuko kwizera kwe kwabaye guke. Mu bintu namenye ni uko mu nkunga twatera abantu wamutera n'inkunga yo kwizera. Umunsi umwe n'abagabo bane bari mu nzira bagenda ngo babona umuntu ufite uburwayi, ufite ubumuga atabasha kugera ahantu Yesu ari, ngo baramufata bamushyira mu ngobyi, ngo baramujyana bamugeza mu nzu Yesu arimo, ngo bayigezeho ngo basenga hejuru yayo, ngo bamanura ya ngobyi ngo igere imbere ya Yesu. Yesu, imbaraga z'Imana zikore mu izina rya Kristo Yesu, imbaraga zikiza zikore, imbaraga zitanga ubuzima, imbaraga zituma tubyuka, imbaraga zituma dukomeza, imbaraga zitanga ibyiringiro, imbaraga ziruhura, imbaraga zituma tudakorwa n'isoni, imbaraga zitanga agatega byinshi, imbaraga nyinshi zo kudukoza isoni, zo kutunaniza. Ariko mu izina rya Yesu dutangaje ubuzima, dutangaje intsinzi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu dutangaje intsinzi, dutangaje ubuzima. Niyo mpamvu twateye imbaraga mu gihugu cy'u Rwanda gitoya, twaturiza Mariya imiryango yacu, twashimye Yesu Kristo, Yesu Kristo, imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zirabura, imbaraga zawe zikomera, tugushimiye dukoze mu itorero, tugushimiye dukoze mu gihugu cy'u Rwanda, tugushimiye imiryango bagiye kubaka yari yarasenze, tugushimiye abantu bagaruye bari barataye ingo zabo, tugushimiye abagore, tugushimiye abana bagaruze mu rugo, tugushimiye izina wakijije, tugushimiye abuhaye kujya ntayo bazigere bategereje, tugushimiye ubyutse utanze, tugushimiye imbaraga mukoze, tugushimiye ukozani gasave, wowe amashina yawe amashina yawe Yesu, wowe Yesu shimwe, Yesu shimwe, wowe Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe kutanze indirimbo nshya, Yesu shimwe kutanze ubuhamya bushya, kutanze amakuru mashya, kutanze iyerekwa rishya, Yesu shimwe.
Mbega mugenzi mwicane ngo wakoze kuza umugoroba. Mbega ngo wakoze kuza umugoroba. Mbega ngo wakoze kuza umugoroba. Murakoze cyane nono dutuze. Reka dutuze rero. Mana ya umunsi wanyu muragoye. Turi kuri finale. Ariko munene dushimire umushumba wacu mukuru. Umushumba wacu mukuru wakoze kuza. Tumwifuriza umugisha ngo wakoze kuza umushumba wacu. Tubikuye ku mutima turabashimiye mwese, aho kandi dushimire umushumba mukuru mu by'ukuri yari mu rugendo. Yari mu rugendo, yabibabwiye, nanjye nari ndetse ko ari mu rugendo, yaraye aje nijoro, ariko kuko ari igasazi, ariko kuko ari igasazi. Mushumba turabizi ko mudukunda, ntabwo twagira ibirori nk'ibi ngibi ngo tubibagirwe. Turabizi ko gasaze ihora ku mutima wanyu, natwe kandi tubava ku mutima ito rya gasazi. Munemere dutanga itasho, yaduhaye itasho, nafashijwe yaduhaye itasho. Abashumba bose ba Pentecote mu bihugu bya Etaje bateranye batanze itasho. Gasaze ko tuzakire bwa mbere itasho umushumba yazanye. Tumumva ko turi abanyamugishara, natwe tuzamura ibiganza tumuheza iki intasho aho azagera hose. Mushumba ngize intasho za paruwase ya Gasaze. Murakoze cyane, tudukomeze tugiye kuririmba, turaza gusenga cya cyifuzo dufite, kandi turasaba ngo ububyutse ntabwo ari ahangaha burangiriye. Tugiye kugenda dusenga tugwa muri cya cyumba cyo hejuru kugeza ubwo umwuka mwinshi Imana izaducucumuraho. Reveye n'amasengesho, reveye n'ukwihana, hanyuma turasenga na cya cyo turi gusengera, turasenga ngo Imana izadufashe dusoze uyu mwaka. Icyo turi mu gusengera baje none, turi mu gusenga Imana ngo izadufashe dusoze iki, dusoze uriya mwaka, ariko tuwusoze turi mu mbaraga z'umwuka wera. Dutange n'uriya mwaka wundi mushya turi mu mbaraga z'iki, z'umwuka wera. Dutange z'uriya mwaka dufite amakuru y'uriya mwaka.